Imyenda yose nayikuramo. Ukuramo imyenda wibashye ukambara ubusa mu muhanda tugiye kwa muganga wambona. Mama iwe biri kunjya wefatira mu mugongo. Ndakubwiye ngo funga umwuka utaza gutuma umwana avuka yapfuye. Mana uzi ko ihangano uhagarare mpangana niwe umusenzi ngo nashyire. Kamagufashe. Uzi ko reka manze nkuraze. Umwana wanjye amaze gukajya gusinda. Habo kujyana umwana kwa muganga wa mahero. Igikecuru kinkurite. Ariko utagukubita yaba yanasira. Kimene inzoga sha. Haje no basi niyo bajyanye kwa muganga nayo. Kwigaruye semeruka abagore bayibyariramo. Umva ikintu ngiye kukubwira. Uyu mwana ubona ncyuye ntazigera amenya se. Umunsi azajya kubaza ngo papa yitwa nde papa bahe. Uzamubwire ko se yapfuye yaje kugucyura ntibikarangira. Josi. Bingo we. Kome. Genda ubwirire mwene nyoko. Wabaye iki? Mama nawe birarangiye. Birarangiye. Genda ubwire umugabo wanjye. Genda ubwire mwene nyoko aze hano. Mubwire iki? Mubwire aze hano. Genda ubwire mwene nyoko aze hano. Genda ubwire umugabo wanjye aze. Genda ubwire umugabo wanjye aze. Genda mubwire ko ntameze neza gusa arabyumva n'umuntu mukuru araza. Ihute wamu. Umuntu mukuru. Azana iki? Mubwire ko urimo kuvuga ngo genda umubwire ikigwa aribwira icyo gukora. Aribwira icyo gukora. Mama iwe. Uko byagenze bite? Ni umugongo cyangwa ni igifu? Josi. Wajya ukabwira mwene nyoko gato wajya wa muhungu wo kwamba bari. None se ufite umuriro se? Mana we. Sorry. Ihangane. Ntabwo wakihangana ngo bikunde. Wajya ukabwira mwene nyoko gato wajya ukabwira umugabo wanjye akaza kandebe koko. Mubwira waretse nka kureba se uko nzi ko uriya mugabo wawe atanumva. Reka ndamuzi ni mukuru wanjye. Kurimo kwana? Ubwo mbwira umugabo wawe. Mugongo. Ufatire mu mugongo. Genda ubwire umugabo wanjye aze tujye kwa muganga. Utubwire umugabo wanjye aze tujye kwa muganga. Ibi ngibi ndimo gukora ntacyo byagufasha. Ko mungu waje wumva kuko wamba buri kugenda ukamubwira ko telefone yiwe nayibuzeho. Telefone yiwe se ku mugoroba ni baraye bayinywere. Mubwire nibindi. Nawe. Anze biganiro ntacyo birimo kumara gagaso. Kamubwira kumubwira. Ndaje. Jado. Uri kumbaza iki? Komera. Umugabura. Yakomeye. Narakubwiye ngo inzoga zizaguhwanya ntago uzi ibintu byabaye. Yabaye se. Umugore wawe agiye gupfa nawe urahangaha kuri iri cupa ukabyara we. Uwo nyakuvuna umuheto asagiye kwishwa n'iki? Ari ku ngoyi arimo gutakaya agiye gupfa none nawe uri kwicupa. Izi nzoga wajya urekana n'izo nzoga wa mugabo.
Wamahitamo inzoga ukora utwe nawe nkarume. Umugore wawe agiye gupfa hejuru y'izo nzoga. Nyakwicwa n'imbaraga sasa agiye kwicwa neza. Ariko mana we data Jado. Ubabarira ni inywere. Umugore wawe uyobewe katwite ariko uzubundi abagabo ukabye mwabaye mu. Twite. Twite se kuba twite. Twite se kwitwita bivuze iki? Ubwo ndimo kugusobanurira nkubwirane umugore wawe yafashwe n'inda ari ku ngo yari hafi gupfa none wowe ntacyo bikubwiye ahari ntunazi ko amatariki yagize yo kubyara uri kwicupa ubundi ukurikirana ibiki wa mugabo ese urabona ariko wariyemeje ngo inzoga nizo zigiye kujya zigutunga zikagutungira n'umuryango wa mugabo w'inzoga ubu nibwo bwa mbere wumvishe ngo tunywerese inzoga zigufashe ongera unywe nzakunywa nongere ngusome ukumbwira ngo umugore ngo ari kubise ndimo kukubwira ngo umugore wawe ari kubise kandi ari wenyine mu rugo nje kukureba nsanga umugore ari hafi asurajya ngende mwikure neza mana none se aratabagwa nande urimo kumva biragenda bite ngewe Jado ngiye guta igihe ku mugore ariko se nzozi waretse ibintu by'imiteto wowe ababyeyi bose bajya kubyara kugira ngo bagende bari kumoroga nkawe urabona nibuze si ubundi umugabo wawe yakujyanye nkaba nabagejeje kwa muganga nta nubwo nzi niyo ari mama ariko napfusha mana yo mu ijuru nzozi reka nkubwira ababyeyi bose bajya kubyara ntabwo bigira gutyo njye niwiha kwigira ibintu by'igisazi ndagusiga ntabwo wenyine warenze gushakira 16 nkubwira ngo reka ubanze ukuri kumbwira ngo nigushinga aho ugira ngo ntabwo biryana mfata ibiki cyane ntambwe tugende tumva nayikuramo we urayikuramo ngaho yikuramo niba uyishoboye yikuramo niba uyishoboye imyenda yose nayikuramo ukuramo imyenda wibeshye ukambara ubusa mu muhanda tugiye kwa muganga wambona mama iwe biri kundya wifatira mu mugongo nakubwiye ngo funga umwuka utaza gutuma umwana avuka yapfuye wakigoryiwe mu mwaka tugenda akanywe ahubwo ndasubira no njye kugufatira icupa ndabona rero reka barangiza mu rugo ngo babyaye imfura ubu n'uruhe rugero urimo guha umuhungu muvugana ku buryo nzakureberaho nanjye nkavuga ngo umugore ntagerageza mufata reka nkubwire rero si umubwiye ngo umugore ngo ari kubise ari kubise nkubwire kangahe none se ahubwo wajya ukamufata ukagenda ukamujyana aho babajyana wa mugabo ukamujyanira ko ahari inzoga n'ubwenge byivangavanze ndajya gufata umugore wawe ngo umujyane iyo bamujyana ujya gutera inda naragufashije ariko wajya umenya ubwenge kuri mukuru wanjye urugero uko nakitwaye mbyigira kuri wowe ariko se ndabikwigiraho gute mbona ubwenge bwawe bwaracuramiye mu icupa reka nkubwiye genda wowe ufate uriya mugore umujyanire kwa muganga ubundi wowe mwana wa mama nzakugorore aho kugira umva nkubwire mbabare ibyo mbwiye birahagije nabyara ahubwo umamagare nguri n'andi makesi mbe ndanywa kankwe nsobyo kamvura umuheto ariko Jado reka nkubwize ukuri izo nzoga nizitakwica genda umugeze kandi ku murambo wawe utagira ngo ntago nzahaboneka no ku kiriyo cyawe bazarinda bagikura ntazi ukuntu kimeze umuntu w'umugabo aragenda inzoga zikamugira ikigoryi dabire pe ndimo kubwira ngo umugore wawe aratwite agiye kubyara ngo genda umufatire akanako kari gukabya kuryoha rero aryoherwe n'umusuzi w'impyisi kavuna umuheto kari kumara umwanya umva simbuka umugezeyo nabyara ndagura amabyeriye iruka tukagenda uracyambaye inkweto ziracyaturimo abandi ayiwe mu mugongo mufatire mu mugongo mfata si bike ariko wereka umugabo wawe ndamubuze reka manze mbabaza umugabo wawe rwose yibereye hari ari kukabari arimo kwinywera kukubaza ubu narabashingiye cyane narabashinguriye ubu nabahaye umukobwa wanjye numva mbashingiye cyane narashinguye kubera iki none se ko tekereza gushingira mu miryango imeze nk'amwe umuntu akarinda kujya kunda wenyine
mwarangiza mukamusiga bene aka kageni mubaze sinaje wicaye hano wanjye se yicaye ko muri bibura bwenge ubundi bumwakoze iki njyane ngira Imana nkabona umwana wanjye arabyaye nimwongera kumubona n'uruhinja rushobora kuza no muri mukuru wawe urata ntanamubona cyangwa reka nkwereke uzamunyishingirire noneho Ibite tumugiye. Ariko mama iwe twamahenjira nkamujyana kwa muganga uzi ko mfite maternity wanjye ndamubyariza hano wamahenjira nkamujyana kubyara. Ariko umugabo ibyo wanonye ubwo ese ubona ubana abaturanyi mwumvikana nababyura ngo mama mushakiye umuturanyi. Ndenda gutega nka virusizi nkagere nanje kujya kumushakira umugabo we kubera yararimo kubura ari kubura iminota ingahe ngo umwana mushyire hano hasi. Imbere nigende nzira nigire kwa muganga. Umufashe se tumujyane twese. Sana ngo twaze igikapu. Muri abagome cyo kwa ninge wamenya gushingira muri abagome imiryango yabo. Ubwo mwijyaniro ramwishoboreye. Cyakora reka nkwerekeze ubwo nabyara ndahita nterura kana. Kandi mfata mu mugongo gusa. Ubukare ko nase ko mutamufasha ngo mumwijyanire mwabikora kimwe. Mihangara. Ese ko numvishe nga n'ababyeyi bose. Yewe narakubwiye ngo nkugira inama nka mama wawe. Uzara kushaka kuzushakira 16 none reba ibintu uri kunyanikamo. Zimbere tugende wa. Nzongera mama iwe. Sonja kugira icyo sijya kukugira. Dore umugabo we yaje. Dore wa mugabo wawe wantumye. Uri wanendese. Ariko umuntu urabunga. Uzi ko nashingiye nkagira ngo nashingiye umugabo. Naho nashingiye umukwe w'imbwa. Uziringa. Unyisimbwa. Mana, uzi ko ihangano hagarare mpangana niwe umusenzi ngo nashingiye. Kamagufashe. Uzi ko reka manze nkubwire. Umwana wanjye amaze kujya gusinda. Habo kujyana umwana kwa muganga wa mahero. Ariko nyagasa. Ubu ndavuze ngo haguruka komayo kwaguruka. Ubu nende uri kumubita kanze aba ko ari iminsi. Ubu ninge wa Kona herutse nshingira umukwe w'ingegera. Demaguruke duhangane. Ariko ngize Imana kabyara nkongera kuguhereza umukobwa wanjye n'umwana n'umubona no muri gaza. Wamuretse ukabanza ukajyana umuntu kwa muganga ibyo bintu kabiri. Nizonzoga hano ndebe. N'umwana n'umubona mu biganza. Umva umwana kwa muganga n'umubona mu biganza. Ariko wajyanye umuntu kwa muganga ukarikana n'umusizi. Wamuretse bantura cyane umuntu kwa muganga ariko wowe igihe umuntu aba yakubwire ngo ujye mu rugo ntabwo urimo kumva ugeze amahirwe n'agacupa kanyura kagaruye nyoko mukwarinze kuza kumwijyanira ntabwo nabikubwiye kuva kare hose ngo uze mujyane uriya muvuna meto ni mabukwe atabanyoko bukwe nyakukenyuka kankubita kamenaho inzoga ariko ubundi wowe turavukana rwose rekoza ndakubwiye ngo noneho umwanzuro wafashwe n'umwe ngo n'uriya mwana akivuka ntuzamukoza no mu biganza byawe ukambwiye ngo nyakuvuna umuheto yangarukira mu rugo igikecuru kinkubite ariko utagukubita yaba yanasiye kimene inzoga sha hajye no basi niyo bajyanye kwa muganga nayo kuigaruye semeruka abagore bayibyariramo mana dore nibicupa byawe narimbi jyanye nabyo se babibyarira mama ubusogaruye imikisha ubwo cya gikecuru inzoga yayikimenyewe aho ndatecha jado umba nkubwire usibye nawe bamukwambure kandi natwe ubwacu bahita baguca mu mujyana umuntu arabya umuvuna muheto nyakwira yaraje gitaye kubunagaho amabasi utaniyo base bajya kubyara umvuna gendereza ko yarayimenye ako shaka nze nkasubiremo ni hahari cyangwa mwana uramvunye koko ariko warutangiye kuruntangaho kuramo n'imyenda ako mawo ariko waruzi ikintu kibabaza mu buzima kugira ngo abasore bagutera tubiyemereho maze ukereke n'abatakigusabye warutangiye guseba hariya bana yawe nta n'ikintu na kimwe natekerezaga nasubundi reka dusubire inyuma ko kari agaciro buriya ndagiye iwawe natutse umukwe ngo nimbwa ndagutegera nkucyure nkujyane Rusizi biragenda bite mama urumva umugabo wanjye nawe erega hari ibintu byinshi akora buriya kubaka urugo maze atari ibintu biba byoroshye ubu noneho tekereza ikintu kibabaje iyo nza nta mafaranga nzanye kumara iminsi 3 nta n'igikoma njya kugura igikoma hanze
y'ibi bitaro kuko ntari n'uw'intanta nahazi ngo hari n'uwanzanira n'agakoma byibura. Ubu wabona nabwo ataragera mu rugo ugira ngo ubundi ko hubaze mwebwe mwubatse wa mukobwa we mbona ibihunyira nkabona n'icyo bihatse. Uriya muhungu aza mu rugo namubonaga nta muku uzamuvamo. Mama yanyereka wakunze zijya mfunguzo yari afite ku mufuka uti nanjye mbonye za magabo uraguruka mbese ufatiye mu rya kangaye. Mama wibinyibuza kubu intimba ndaraho nkayirwa ingewe umuhagaze hasi mwabyaye urabaza amenye nko kureba umunwa wayo twabyaye. akose mugabo ubizi neza muhugeze zo kuza kubaza ngo babye ubu nisa ndikubwira ko turi mu nzira dutaha tukuzaniye umwana. Ubu nta nubwo wakwijijisha basi nejijisha mireki ubu iminsi umukecuru ngo ni mpamvu atinyuka nkubite ngewe buriya wamenaga inzoga uzinguri gukubita ngira ngo ndavyibagiye ntabwo bikaze cyane n'ubundi nabonye onyitimbwa nyokubukwe mabukwe nakwese imbwa imwe gusa se hari ugize ngo nabivuze nasinze nkawe wenyise nyinshi none mama mwihorere ngahangera ngubite ubona ugatuma amarira aza mu maso iyo utekereje kumara iminsi 3 iyo nza kuba ndi umutindi wa ntaho nikora nta gashuka waguriye umubyeyi nta twenda ntaki ndinze utwo mwadukuye he sukubizi nyine wamuhaye itajya kubyara ariko sinahoraga nkwinginga kuko wamugabo ngiye ngomba kunywa ibintu byo kubyara nago nari ahubwo suriya mwana uramutahana he mama ngaho nyumvire uwo mwana uramucyura ndamucyura se mfite amabere yo kumuha ubwo ruhinja urabura rucyura nta ruhinja rurataha mu rugo kumana yanjye ko ukunze umugore kurenza uruhinja zose turataha cyane dutaha ibintu ni bibiri mama nago tubirana n'uyu mugabo bana mwese mujyana ubundi se umukecuru mu bana w'inshinza nkubita mu gihe cyacu twabyaraga abana 12 mfite 12 ninongeraho bakaba 13 ntabwo azananira ahubwo ko wabyaye bake aho gushyingira wowe utazibeshye uko ahubwo se kutabazanye umuntu aratira agatira imodoka ngo aje gusaba va mu nzira ubu ndi muzima nabira ugeze ikibazo uyu mwana akitura hasi akagira ikibazo n'ubundi wamwisha akiri mu ya nyina wamujishije neza nka kwere mukesha nanjye aho utanyubahiye ko naraho wampaye inzira nkanyuraho akwa mugabo umuntu aba yakure nakuna batagize duhe inzira tunyura niba utamukeneye n'umukeneye nanga guhura n'imbwa ngahura nazo inzira ninyurireho navuze ko nashingiye imbwa se ubundi ntabwo ubwo bugaragaje mvuye ku bitaro ubu ni umugabo nyabaye ubundi sukira gikecuru waho urazunguza amabuno nk'ayo nguge wagira jyana amakobwa yawe n'isamiye bawuse tukagenda ko nkajya kujya mu kongo n'ubwogundi oya utangiye gutaka umugongo urakuriye kuva hano kugera Rusizi harimo amasaha ngaho kubiza umva ikintu ngiye kukubwira uyu mwana ubona ncyuye ntazigera amenya se umunsi azajya kubaza ngo papa yitwa nde papa bahe wibuka impanuka yabaye Rusizi biriya yishe se basirashe yego uzamubwire ko se yapfuye yaje kugucyura bikarangira bitemeye ubusobanuro ntibazabimubwira bamubwira ibiki Rusizi n'amajyaruguru bihurira hehe aha turi mu majyaruguru ahandi ni Rusizi bihurira hehe ufite amatwi yumva wakurugutuye ntabwo uri kubyumva nese nta kibazo bizateza igiki umwana yasohotse ku irangamimerere yanjye ntagomba kumenya se ni sekuru okay mama nanjye uriya mugabo ntabwo yambere imyaka 17 ugeze ugende wirere nkurere nkushakira amata wongere w'umukobwa ntuzabura umugabo ego mama tugiye twagiye ko gushingira umukwe nk'uriya urantera agahinda buri munsi nkupangira buri kamwe kose kugenda sema ubundi ntabwo katureba ukuntu kari kwicura n'inzozi we ukuntu kari kuruma inzoga uriya mukobwa nujya kumure umubwire ngo nyakuvuna impeta mujyane aba yanasiye kimene inzoga sha hajye no basi niyo bajyanye kwa muganga nayo kwigaruye semeruka abagore bayibyariramo